muri tayari twakire Tycoon Ndahiro. Ladies and gentlemen, put your hands together for Tycoon Ndahiro. Ukuntu bimeze bwira mugenzi ngo naye waje wa musore we nagukunze haguruka sinkugore stand up please wa musore we nagukunze uyu mujama yababyita gukenyera bakenyeye neza cyane but I'm asking myself watereta wambaye gutyo ushimana kubera kuri mu Rwanda ari ibindi bihugu wajyamo bakagutereta ari wowe mumeze neza you can see it by the wambaye neza hano hanze hari imbeho nayumvisha ngo abantu bafite inka bari gukama nkakaza amata y'ikivuguto kubera ukuntu hari imbeho hari umunyamakuru witwa Shadow Max yari hano yagiye yakoze aho yakora kuri Radio 10 nagiye kumushimira ko nyuma y'uko avuye kuri 10 yazanye inda stand up bro come here please Shadow Max from Kiss FM mumukomera abashibane bro mbabaruzana kuri stage suzo audience abwire ngo wagwana rasta ikintu nshaka kumushimira mujama ahoza akora ugira mera gutya kuva ava kuri namushimira ko nyuma ya video kuri Radio 10 wenda sinavuga ngo yasanye ubwenge ariko inda yiragaragara now you can see it thank you so much wabwira ikiganiro ukora bajye bakumva inda ntagirizura utarajyamo okay uyu munsi turaganira ku bantu bitwa abakene ariko mbere ko tuganira ku bakene murabizi mu Rwanda hari umukino w'amaguru witwa football n'abagabo bakina football ariko murabizi ko hari na champion y'abakobwa ejo bundi numvishe ko ikipe ya Rayon Sport y'abakobwa nari muri champion ari yandikishije ariko mfite amakuru nafite gihamya neza ko nubwo ikipe y'abakobwa hari ya Rayon Sport batanu muri bo bamaze guterwa inda ngo baratwite batanu muri bo amakuru ndi gushakisha neza ngo biravuga ko baratewe inda n'abakinyi ba APR kugira ngo badatwara igikombe cya champion gusa this hate is real like man reka tuganire ku bakene ubundi abakene nge nizera ko Imana aremye abantu yamara kurema abantu igahitirema abakene bajya bavuga ngo abakire si abantu ariko abakene ntabwo ari bo bantu ubundi umwana w'umukene ukuntu avukira muri situation kwereka nkaho yari mu nshingano wenda cyangwa ari icyo ari gukora wumva story y'umuntu ngo umwana yavutse mama yagiye guhinga ukabaza icyo ashaka mu murima kikagushobera umwana mu murima arashaka iki wajya kumva ngo umwana yavutse ngo mama ari gukiza abantu barwanaga uwo mwana uvukiye mu ntambara ntago azazisaziramo very weird kabisa noneho umwana na treatment ahabwa ukuntu bamufata akiri mutoya biratangaje umwana afite amezi 3 yonyine ariko bamwogesha amazi akonje seriously umwana w'umukene amwogesha amazi akonje kandi nta kibazo bibatera noneho abakene ni abantu baba mu buzima bugoranye cyane umunsi ku munsi baba bavunitse imvune za buri munsi iyo bagiye kuryama bazi ngo birarangiye bagiye kuruhuka ariko n'ubundi akazi karakomeza kubera ko inzozi barota ziragoranye nazo ubwazo umukene araryama yaryama ashyira nk'iminota 5 agatangira kurota twite kandi ari umugabo kibaza ninde uteye inda uyu mukene man weird akaryama hashe n'ibinota akarota ari kurisha nk'inka akarota ari kugwa mu cyobo akarota imodoka imugonga akarota yapfuye no abazingo barabyutse birarangiye ariko struggle zirakomeza mu gitondo ubundi abakene abantu bazi ahantu bogera ni muri wese n'ubundi nta dushe bagira benshi ariko noneho wese zabo harimo ibiti harimo umwanya hahandi wese zirimo ibiti umukene arabyuka kubera ko yarosagwa mu cyobo akajya kubyuka akajya gukaraba yageze muri dushe abazana ngagiye gukaraba agenda ariko n'ubundi struggle zirakomeza abagitereka amazi hasi muri dushe isabune getegwa muri wese akimena amazi agatasoka akagenda umunsi ugakomeza yego noneho umukene ni umuntu usinda ariko the way basindamo bitandukanye n'abakire kubera ko umukire asinze ari ibintu akora ubona ko biri very entertaining arabyina agacopinga amana akamena amafaranga ku bantu perfectly you love that ariko umukene yasinze akora ibintu biri weird gusa ubundi yasinze ari ryatakarenga iwabo yabana atashye ageze nizo gasanga ari mu kiraro cy'ihene yasindagera muri ugasanganya mu isafuriya yayise nka po no n'abana abakene barasinda ariko nagara nk'abakire umwana w'umukire arasinda agasinda ubona ibintu biri very entertaining arinjira mu nzu what's up mom wagwa you good like you know good akajya kuryama ariko abakene basinda bitangaje naje wacu turi abakene nigeze gusinda umunsi umwe noneho umwana w'umukene yumva ashaka kugira inshingano hakiri kare like ndasinda nsanga mu rugo hicaye mama na papa muri salo mitarangira kubasindiraho ngo muricaye mwashyize ku kandi mbwira papa ngo abana mungana bafite akazi ngo komeza wisekeshwe ngo bangana ngo kuba ufite ubwanwa urumva bihagije kugira ngo nkange wowe mpita ndeba mama ngo niko muko ngo abandi ko barongora cyakora iki hano ndavuga this beer like seriously aba bitangaje cyane they are very like they are weird
noneho abantu bita abakene nabo barasurana, you understand? Umukene aragusura, ariko zewe abakene basuranamo bitandukanye n'ukuntu abakire basurana. Firstly, abakire bafite confidence muri bo, araguhamagara, hello umeze neza, ejo nzabasura, ukamubaza nzagutekera iki, inkoko mpasange na fanta ya Coca-Cola. Wow, bafite confidence, numva ko bishoboka ko bihari. Ubundi umukene yaguhamagaye ntago bashaka kugorana cyane, suka batabikeneye ahubwo bashaka kureka ko nta ribi, ugomba kumuha ikaze. Ngo arongo muraho ngaje ngo nyine ngo nari kuzaza, ngo okay ngo uzasanga iki, ngo nyine ngo sinkunda kugorana, ngo vuga ngo hasanga iki, ngo nyine ngo vuga hasanga iki, ngo igikoma nacyo, ngo ya ngo isukari ntago ari ngombwa, ngo isukari ntago ari ngombwa, ngo ntago ari ngombwa. Noneho umukene ni umuntu ntago aba afite ibintu byose byuzuye. Niyo aje kugusura usanga yambaye neza, ariko hari ikintu agomba kuba bura byanze bikunze. Ushobora kuba yambaye costume ariko ugasanga afite amasogisi adasa, usanga yambaye icyatsi hano n'umweru, cyangwa ugasanga ni umuntu wambaye neza ariko yambaye boxer y'igitenge. Abakene they are amazing. Cyangwa ugasanga araje afite telefone ariko nta charge, ngo yewe ngo namufite ngo charge ya Tecno, ikosa ukora no kuyimutiza gusa arikoresha kugeza atashye. Abakene ni umuntu uza agataha byanze bikunze ari ikintu ajyanye. Abakene sinzi ukuntu bameze, iyo aje kugusura yishakira ati ariko ugiye gutaha uramutegera, niko abakene bameze. Noneho umukene ni wa muntu uza aje kugusura ukagira ngo aje kugusura, ubundi ntago aje umukisi, uriya ni maneko. Umushyitsi ni maneko, aragusura yagera muri quartier kubera ko bari benshi cyane bicaye, merci nta nama ibera mu yindi. Okay umukire aragusura, none se ibi ni ibicurane cyane ibimyira, merci please concentrate. Okay, umukene aragusura, yamara kugusura yatashye aragenda kubera ko ari maneko, atangira gusubiramo ibyo yasanze mu bantu, ngo n'abakire bahehese, ngo n'umugabo wanuka ibirenge. Seriously bajya kuvuga ngo barakubeshya sha, ngo nahabonye n'imbeba ngo ntacyo baturusha, nyine bari maneko ukuntu. Ubundi nababwiye ko mu rugo abakene n'ubu ngubu ngo bazingo n'injye uzabahindurira ubuzima, kereka nimba usiga irangi ko nta terambere mfite kereka nimba usiga irangi. So ndabyibuka njya ku ishuri, najyaga ku ishuri kubera ko mu rugo twari abakene, wasangaga bampaye amasabune menshi kurusha imyenda, ugasanga bamaye nk'imiti nk'itatu kandi mfite imyenda ibiri yonyine, ariko ntago babaga bamaye amasabune, babaga bayambikije. Kubera ko navaga ku ishuri batarambaza ngo wagize amanota ngahe, ngo ya masabune wasigaje, I'm like wow, mbese nababikiye amasabune. Ubundi umuntu njye nageze ku ishuri muri boarding school kubera ko n'umwana w'umukene, hari ibintu bikuba ko nakuri umukene koko. Hari moment iza, hari abarimu baba batuye hafi y'ikigo, ugasanga baje kubera match muri salle mureberamo match. Umwarimu yo muri kwishura bari seriye, ariko muri kubera match muraganira ngo Manchester yanyuse ngo barayitsinda da, mukaganira kugira ngo mwahuje. Ya byambagaho nkumva biri komeza no muri class, nkumva twabaye inshuti. Yakinjira ngo baramubwiye ngo ayibonye Manchester yacu, abigumana mu mutima gusa. Ariko kugira banya ko wa mwarimu ari seriye, hari gihe bagabaye nka group like nka homework, akabaraje ngo homework mwayikoze, ngo musore ngo wa Manchester, ngo ngwino hano, ukaza ngo ngo akoze, ngo nagakoze, ngo okay, ngo bumvaga Pogba bari uri buyikore, wumvaga ari Cristiano Ronaldo uri buyikore wa yecucu, uragona sosha ni buyikore baga, there's no joke. Hanyuma abakene hari ingesi bahita bakubakire. Ubundi umukire agura amayinite abazi neza ko ari buyakoresha agashira kubera ko abazi bana ari buhamagare, ariko umukene agiye amagana amayinite akamubana menshi akabari iki yakoresha. Yewe mubaye hatangira guhimba nimero kugira ngo yumve ko hari ubigitabe, byambagaho cyane. Buri ko nahimbaga nimero hitabaga umukobwa of course, ariko uwo munsi byambaye ikibazo cyane. Mama gaye hitaba umuhungu, nahimbye nimero, nabaza ngo halo bite, amakuru ni meza, mitamimbi zina ngo yitwa Joseph, ngo ni Joseph meze bite, ngo ni meza. Ndavuga se ko numva mfasha, ngo avuye Musanze, ngo ngo navuye naze ko numva kumfata, ngo none se girlfriend ngo ameze neza n'ubu turi kumwe. Ndavuga se bimeze bitara, numva ahantu hose yakomeje kumfata, ngo none se warabyaye unatwinda bya kandi umugabo. It's very weird. Hanyuma abantu bita amazina y'inka murayazi, hari ukuntu njya mu mihango yo gusaba no gukwa ugasanga bari kuvuga amazina y'inka, ariko ndibaza barogiye bavuga amazina y'abantu, bakavuga amazina y'abantu, ariko bakavuga amazina y'abantu babahemukiye ukuntu byaba bimeze. Ngo ni Jado Max yaranyambuye wangegera we, yitwa Miss Sango amasi yitwa Mutonini X wanjye yaramemukiye, mbega imbobo we, mbega imbwebwe ngo yitwa Mutoni yo gatonikara igicucu gusa. Murakoze cyane. Ariko impamvu
simwishimye no reka mubaze ikibazo cy'amatsiko reba ukuntu mwishimye muri bakeya gutya reza kuba huzuye hano hantu byari kuba ari fun. It was good. Thank you so much. I love you so much. Thank you for having me. Big time. King of